Bakunzi ba Kamanzi Official ndabasuhuje cyane mbifuriza kugubwa neza aho buri wese aherereye. Utarakora subscribe nayikore kugira ngo dukomeze kubana inshuro nyinshi cyangwa se ibihe byose niba bishoboka. Uyu mwanya ni umwanya ngira ngo tuganire ku gikorwa nyirizina twiteguye cya Open Network. Open Network uyu munsi ku itariki 20 z'ukwezi kwa kabiri mu mwaka w'ibihumbi 2025 ni igikorwa gikomeye cyane twiteguye kigiye kuba nkuko twabitangarijwe mu matangazo aheruka. Ni Open Network iraba saa 2 ziwabo AM bone saa 2 za mu gitondo iwabo, kuri twebwe biraba ari saa 12 z'umugoroba. Ni mubare amasaha arimo murebe cyangwa se mwifashishe Google niyo wajya mukandika uti what time is it in California, ubwo urabibona rwose. Abantu bamwe baje saa 4 bagiye muri ibyo bintu saa 4 bategereje saa 4, ariko mu manyakuri nuko isaha ari izo ngizo, sibyo? Iki ngiki ndagira ngo tukigarukeho tucyumve neza yuko ku isaha ya saa 2 wabo ni saa 12 za hano iwacu. Nibwo twiteze rwose icyo kintu, ngira ngo mwana bibonye ko nta nitangazo rihari. Ndabizi yuko abenshi bujuje nabi account za Pi Network, abo ntago bari bulaunchinge cyangwa se ntibari mu mubare w'abari bugire amahirwe yo gutangira guhahisha kuko atabyemerewe. Konti zimeze nabi kubikosora. Ndacyahari ngo mbafashe kubikosora. Murampamagara nimero ni 072212 54532 cyangwa 078320 1418. Ari nanone abantu bafite ikibazo cyuko batarabona KYC, ni mwihangane mwebwe mu mining gusa ikibazo si KYC, ubundi kwibona ko muzayibona. Hanyuma ikindi nuko hari abantu batarakora KYC. Itariki 28 nizo tariki ntarengwa bahawe abatarayikora bakazamburwa Pi bamayininze imbere y'ayo mezi 6 nyine bahawe. Ni ikibazo. Ubwo rero mukora ibishoboka byose muyikora, batabishobora mutugane tubafasha. Ikindi nanone hari abantu batarabona migration kandi ubwo no kuvuga ngo bari muri tentative. Ni mwihangane we gusa wuzuza ibisabwa usanga urebe ko nta kosa ufite na rimwe, ibindi ucece kutuze. Aba updating email ba updating, password ba updating, za formula nababwiye nanjye nakoresheje. Nje bamaye nkimara kubikora bamaye migration mu minota itarenze 2. Ariko nanone simbabwiye ngo nibikore, hari ababikora ariko ntibikunde, ariko vuba cyangwa kera migration muzayibona muhumurupfa kuba nta kosa ufite gusa. Ikindi nanone na abantu migration yarabaye ariko kuri available balance nta kintu kiriho. Hari uko bashobora kuba bararokinze 100% cyangwa se Pi zikaba zimuka zijya ku yindi wallet badafite. Kugira ngo rero umenye neza yuko wallet zawe arizo Pi zawe ari ziri kuri wallet y'ukuri, nuko ureba wallet iri muri 3 kwihuye na wallet iri muri 6, byombi bikaba bihuye na wallet iri mu 9. Nusanga bidahuye umenye yuko uri mu mazi abira. Nanone kandi ubwo kandi tugane tugufashe niba ubishaka, ariko agaraga hato. Ikindi ura Open Network irazana yakwiye kuzana n'igiciro. Niba rero kiri bari bugitangaze simbizi, ariko mu byukuri abantu benshi bafite ikibazo cy'igiciro. Ni ikibazo gikomeye cyane. Abo bantu rero bameze batya bafite ikibazo cy'igiciro. Nk'ubu ngubu ari byo nabonye bikomeye cyane, barimo baraza kubatwara Pi zanyu. Amax cyangezi ntashaka kuvuga amazina yazo murazizi. Igiciro bagiye basohoreraho ngo 0 n'ibigiceri kimwe. Ejo nabonye bafite ngo $208. Ibyo byose nta na kimwe twemera, na kimwe kiri ukuri gufitwe na Core Team kandi ntikuratangazwa. Rero ntihagire umuntu ukangwa n'igiciro arimo abona hirya hino gicaracara. Abo nabamamyi nka kwa kundi bajya gutegera mu nzira kandi ku isoko atari ko bigura. None akagura mwanyize mugahorera ku isoko akagurisha kuyashaka hejuru kandi ari we yabiguriye kandi bagomba kugera ku isoko. Ngira ngo ibyo ngibyo simbibigisha namwe ubwanyu murabizi. Ibiro by'ibiciro ntagire uwo bicira ishati. Igiciro nikigucira ishati cyangwa ikote cyangwa ingutiya cyangwa ijipo. Kubera iki?
Core team niri butangaza igiciro, nitanagitangaza uyu munsi ifite umunsi izagitangaza cya Pi. Icyo nicyo dutegereje, nicyo launch kandi bisobanuye. Ubwo rero mureke dutegereze itangazo karundura, ibisigaye nibyo abantu bivugira. Mubihorere bakomeze bakora ibyo bakora. Hari umuntu rero ufite ikibazo cyo kutamenya aho ashobora guhahira. Umuntu wese ufite ikibazo cyo aho ashobora guhahira, nategereze Pi Core team ibanze ifungure, nimara gufungura Pi network, tubone za companies zifite ibicuruzwa ndetse na service bishobora gukorera muri Pi network. Bityo rero ibyo nitumara kubibona bifungutse, uzabura aho uhahira gute kandi isoko rifunguye? Nk'umuntu wabura aho ahahira mu isoko ryuzuye abacuruzi, ntabwo ibyo bishoboka. Rero icyo usabwa ni iki? Gutegereza open network ikaba, nimara kuba ibisigaye nako kanya. Hanyuma ikindi, hari abantu mu guhaha ntibazi ukuntu bazabigenza, bazishyura bate. Mureke open network ibe, nimara kuba ari amahugurwa turimo kubateganyiriza, ariko azaba ari uko open network yabaye. Mu gihe rero itaraba, mwihangane ibanze ibe, naho amahugurwa yo twarayabateganirije, cyane cyane ajyanye n'ukuntu bishyurwa, ukuntu nakohereza Pi, bene nk'ibyo ngibyo. Nsoza rero ari update kasohotse ka Core team, kasohotse ejo, bateguza yuko hasigaye umunsi umwe kugira ngo open network ibe, arizo ku itariki 20 nyine kuri ya saa 2 ku isaha y'iwabo, iwacu birabe saa 12 z'umugoroba. Baravuga bati the transaction to open network will enable external connectivity on the mainnet blockchain, allowing Pi to interface with other compliant networks and systems. Pi network barasobanura neza yuko ari igikorwa cyo gukuraho urukuta rwatandukanyaga abo pioneer ndetse n'abandi bantu bo hanze, harimo za companies, hanyuma bikajya bikorana, bakabemerera kuzajya bakorana ndetse no guhuza amategeko na system byoroshye. This means pioneers will be able to engage in transactions beyond the Pi ecosystem, expanding Pi's utility and reach. Ni ukuvuga ngo ibi ngibi bizafasha aba pioneers kugira gute, kwagura imikorere n'imikoranire n'abantu bo hanze ya Pi network. Ibi ngibi nibyo twiteze, sibyo? Baratubwira ngo get ready and learn more. Witegure ariko wige cyangwa se umenye byinshi kurushaho. Ndashishikariza buri wese gukurikirana amakuru y'ukuri kuri Kamanzi Official ndetse no kwihumure TV, kugira ngo turusheho kumenya byinshi kandi twitegure kwakira aya mahirwe, iyi manu Imana yatuzaniye yinyujije muri Dr. Nicholas Kokalis, kugira ngo turusheho gutegura ahazaza hacu heza. Mugubwe neza.